Ayese reka rero nongere mbasuhuze shuti bakunzi bamenya News TV nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ariho hose mbaye ikaze mu makuru agezweho muri uyu mugoroba. Hanyuma rero muti Pacifique utuzaniye iki rero mbazaniye amakuru menshi cyane agezweho. Ubu tuvugana uyu munsi iriho hacicikana inkuru nyinshi cyane ariko noneho mbazaniye inkuru ziri official. Natinze ndi kubategurira inkuru za nyazo, inkuru ziri official z'ibyanyabyo zibyabaye muri make ntago mbazaniye ikinyoma cyangwa se ngo nihutire gutangaza ibitabaye. Hanyuma rero Joseph Kabila Kabanga uyu munsi biravugwa neza ko ari umwe mu bantu bari bahigiwe kwicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse bamutega umutego mu gihugu cya Ethiopia. Mbazaniye operation yose uko yagenze. Hagati aho kandi ngiye kubabwira iby'urupfu nanone rwa General Sultan Makenga rwari rwateguwe ndetse n'umugambi wo kumwivugana n'abamugambaniye bose. Bazanye hano ku gakayi kanjye biravugwa neza ko bamwe ari n'ababarizwa mu ntare za Sarambwe. Ndaje mbibabwire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ese abo ni bande, byagenze bite kugira ngo ubundi General Sultan Makenga bongere kumugarukaho kandi ari umuntu wari umaze iminsi unatuje neza cyane. Hagati aho ngaho kandi ndaje mbabwire ibya Perezida Evariste Ndayishimiye wavuye guhabwa inkoni yo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ariko noneho yageze mu gihugu cy'u Burundi bamwe batangira kwibaza izi shingano uyu mugabo yahawe birabacanga kugeza ubwo batangiye kumva ko agiye kuyobora ibihugu byose bya Afurika tayari n'u Rwanda rurimo ngazajya bifatira imyanzuro. Ndaje mbasobanurire ukuntu umugore wa perezida bamwita Angelina Ndayishimiye yamaze kuba amwandikira kuri rukuta rwe rwa X amwifuriza nyine kuzagira ubuyobozi bwiza cyane, ariko uburyo yabyanditsemo byari bigaragaza ko yahoze yitiranya inshingano uyu mugabo afite, ahubwo akabagize ngo agiye kuyobora Afurika yose muri rusange. Hanyuma rero na Neva yarabivuze, ndaje tubigarukeho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma muri aya makuru ntago nza kuba ndi jyenyine nkuko mubizi, inyuma ya kamera hariyo umutaramu kabisa nakwakiriye bwana Safari. Urakoze cyane, ikaze cyane kuri Menya News TV. Yego, nizere ko uzanye amakuru abantu bo kuri Menya. Ubundi channel yacu izina yitwa ni nako bimeze. Ubundi bajya bavuga ngo izina ni ryo muntu, na channel yacu izina ni ryo ryayo ni Menya. Ubwo rero hari ibintu byinshi cyane ubukwiye kumenya, iby'amakuru, ibintu byose n'ubutari kongeraho news. Menya News ni amakuru. Yes. Menya amakuru agezweho muri rusange. Yego. Hanyuma rero bwana Safari ndagira ngo duhere kuri Perezida Evariste Ndayishimiye tuhite tuza ku rupfu rwa General Sultan Makenga rwari rwateguwe, ubundi tuze gusoreza ku rwa Kabila kuko Kabila we ni inkuru bamaze kumva ahantu henshi. Ariko ndaje tubanze tubabwire ibya Perezida Evariste Ndayishimiye wamaze guhigirwa kwicwa akiva mu ndege avuye guhabwa uburenganzira bwo kuba yagira gute yayobora Afrika yunze ubumwe cyangwa se African Union cyangwa New European. Ndaje mbibabwire byose ahangaha rero bwana Safari. Ariko noneho bana abarundi mujya mu ntangaza cyane nanabosuhuza rwose, mboneraho kubasuhuza mbifuriza kugira umugoroba mwiza cyane, ari nako kandi nifuriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba, iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali ntabibagiwe rwose. Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze irambuye cyane muri izi ngingo z'amakuru maze kubagezaho ngiye kurambura mu kanya gatoya. Hanyuma uri muri Uganda, uri Kenya, uri Tanzania, uri Malawi, uri Mozambique, uri mu gihugu cy'u Burundi, uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uri hanze y'imbibi z'u Rwanda cyangwa se hanze y'imbibi za Afurika zose, wowe uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri muri Canada, wowe uri hirya no hino hose aho tutavuze naho twavuze hose, mwumve ko mwese mbakunda mu gihe cyose, nta numwe ndusha undi ngo umwe mukunze cyane cyangwa se undi simukunze cyane. Hanyuma kandi mwibuke gukanda subscribe ndetse no gukanda like mukibona kino kiganiro. Hanyuma rero Safari ndagira ngo tugaruke ku makuru yacu ni nayo atuzanye muri umugoroba. Perezida Evariste Ndayishimiye akubutse hariya hanze kabisa, n'ubundi aho yaravuye guhererwa zino nshingano nawe n'ubundi ni muri Ethiopia ahari ibindiro bikuru bya Afrika by'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ahangaha rero yarahererekanyije ububasha na perezida wa Angola Joao Lourenço, amaze kumuhereza inkona amubwira ati rwose jya mu kimbo cyanjye nawe uzuhangane n'ibibazo bya Afrika kandi n'umuryango ukaba ugizwe n'ibihugu 50 niba ntibeshye na 2 gutyo, niba bitarengaho cyangwa biri munsi yawo gatoya, gusa sindi kure yabyo. Ariko umugore wa Neva yahise yitiranya inshingano perezida yahawe Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi barundi. Ikintu cya mbere babanje gutekereza batekereje ko ari umwanya urenze cyane. Ibi ngibi perezida Paul Kagame yayo amaze kuyobora ishuro nyinshi.
ariko neva we bishobora kuba bwari ku nshuro ya mbere ariko babyitiranyije bose batangiye kugira ngo yahawe inshingano zo kuyobora umugabane wa Afurika wose. Nyaboneka abarundi kazi mutasobanukiwe neza iby'inshingano Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe, ntago ari zo kuyobora Afurika yose, ni ukuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri rusange. Ntago ari kuko ntago ari kuyobora ibihugu, kuko buri gihugu cyose kigira ubusugire bwacyo cyangwa se kigira amategeko yacyo ngenderwaho muri rusange adahuje n'ay'ibindi bihugu. Muri make rero ntago yayobora u Rwanda cyangwa yayobore Kongo cyangwa afatira imyanzuro Tanzania n'ibindi bihugu, oya, ahubwo ni imyanzuro y'uwo muryango mu byo bemeje byo gushyira hamwe. Niwe ufite icyemezo cya nyuma cyo kuba yasinya kuri urwo rupapuro akavuga ati ibyo uyu muryango wemeje ndabikofurimye bigende bishyirwe mu bikono mu bikorwa, kuko ari we muyobozi mukuru. Rero urumva niwe ukenerwa kugira ngo ivyo bikorwa byose byemerwe. Gusa hari n'indi myanzuro yafata, ariko ntago afata imyanzuro wenda ngavuge ngo kubera ko dufitanye ibibazo n'u Rwanda, u Rwanda nduhagarikiye kugura intwaro, ntago rwemere kugura intwaro umwaka wose, oya, ntago ariko bimeze rwose. Nta nubwo yahagarika wenda ngavuge ngo muri Kongo hari kuberamo intambara mpagaritse mu vetura n'igisirikare cya FARDC mbihagaritse kurwana, ntago ibyo bishoboka. Ibyo kurwana bwo bazarwana, ndetse n'u Rwanda ruzakora byose, ndetse n'u Burundi bukore byose, n'ibindi bihugu bikore byose, ariko ibizajya byigirwaho muri uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, imyanzuro izajya ifatwa ndetse n'ibitekerezo bizajya bijyanwamo, bizajya bisaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye izo mpapuro zisinyaho ndetse akanabyemera. Bitabaye ibyo ngibyo byanze ntago byakorwa, kubera ko niwe muyobozi, niwe fatizo, niwe muyobozi nyine wa nyuma w'uwo muryango. Reka ibyo tureke kubitinda, ahubwo ndakeka abasobanukiwe mwasobanukiwe. Harimo n'ibindi byinshi ntavuze nagiye mvuga iby'ingenzi kugira ngo abumve bumve, bareke kwitiranya inshingano. Nabonye n'umugore w'umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye yamwandikiye amwifuriza kuzayobora Afurika neza. Ego, ariko nyine ni byiza cyane. Congratulations kuri Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yahawe zino nshingano. Icyo ni ikizere gihambaye cyane, nkuko yabivuze. Aravuga ati rwose nibwo bwa mbere ngiye mu inshingano ziremereye, ati Imana izangenda imbere n'inyuma kugira ngo nzabashe gukora inshingano zanjye neza. Hanyuma rero bwana Safari, Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugabo bita Prime Niyongabo ngo barabirunduranye, induru ziravuga ari Bujumbura kugeza ubwo umwe ngo yarahasize ubuzima. Ewana kabisa, ubu ngubu aka kanya tuvugana twa tugiye kumva ngo Perezida Neva cyangwa se Prime Niyongabo umwe muri bo arapfuye. Nicyo kintu mbonye kintunguye. Iyi ni inkuru wenda nakabaye nabanje, cyangwa se bose mo kimwe baricaye. Ariko byabaye ngombwa ko mbanza gusobanurira abarundi kazi iby'inshingano Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe. Evariste Ndayishimiye agikandagira ku butaka bw'u Burundi, abadamu nta numwe wasigaye yambaye igitenge, babimaze nta numwe muri garderobe, n'amasharupe murayazi, n'ibishura n'ibigoma by'abana bimwe bahekamo abana, babanje bafasha abana hasi bavuga ati tudasasiye Perezida Evariste Ndayishimiye ati u Rwanda rurufite. Hanyuma Angelina Ndayishimiye yashidikanya ku buyobozi umugabo we ahawe, aho ati se ati umugabo wanjye mu buyobozi wahawe, ati n'u Rwanda ruri n'uburenganzira bwo kubwira u Rwanda ati muve ku butaka bwa Kongo. Arongera aramubaza ati ibibazo biragwira nuko kwibana. Arongera aravuga ati ufite uburenganzira bwo kurasa ku Rwanda ubuyobozi wahawe. Oya, mu byo yahawe mu buryo none ubu ngubu tuvugana ubu afite kuba yayitangiza bitewe n'impamvu runaka, ariko afite kuba yatangiza intambara ku Rwanda. Birashoboka cyane ko n'ubundi niyo ataza guhabwa zino nshingano n'ubundi yari butera u Rwanda bikitwa ko ari igihugu cyateye ikindi. So n'ubu rero niko bimeze, nta cyahindutse nubwo yabaye umuyobozi wenda, ariko tuyutse ko ari we wabaye umuhuza mukuru. Yego, niwe wabaye umuhuza mukuru ku bijyanye n'umutekano. Ese ubundi agiye kuyobora ute? Ubuhuza bwa Neva ndabukemanga. Nta wabura kubukemanga, ushidikanyeho kabisa. Nta wabura kubukemanga bwana Safari, kubera ko uno mugabo afite abasirikare batari bacyane muri Kongo, urumva? Kandi abo basirikare bose nabari guhangana na M23. None kandi M23 niyo bari guhuza na Kinshasa ngo barebe ko ibintu byagenda neza. Kugeza amaginga yangaya rero bakora tugeraho aho kugira ngo agabanye ingabo ahubwo ari kuzongera, ndetse ari no kwakira ibikoresho biri guturuka mu Bufaransa. Ibisina twari twabivuzeho, ndetse no mu bintu bimwe byamushenguye cyane yasa bira bikoresho
ejo ingabo z'Ubufaransa zamenye Bujumbura tubabwira ko muri aka kanya ubu ngubu intara arizo zibufite. Harimo byo zatangiye gushyikira ariko ibindi biracyari Burundi, ibindi abasirikare baracyabifite baza kuhangana na M23 ariko mu by'ukuri n'ubundi urebye byose ni nk'ari by'intare za Saranga bari bagiye kubijyanamo, bari babizanye hano za Kingwengwe hano ruguru ya za Kawezi ruguru y'umujyi wa Uvira, aha ngaho batekereza ariko ibintu bahuye nabyo bageze mu n'ishyano ni ibintu bibi cyane. Ahubwo nyemerera mbanze nkubwire iby'uru rupfu rwa Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye twari tugiye kubica ku ruhande. Ahangaha rero dore ukuntu operasiyo yagenze. Perezida Evariste Ndayishimiye bwari arimo yiturukira aho yaravuye guhabwa zino nshingano zo kuyobora Afrika yunze ubumwe, ageze mu gihugu cy'u Burundi indege igiye kuraninga kwa kundi birimo iteguza ivuga ngo igere hasi, mutipa bayamaze kwinjira itumanaho ry'yo ndege ndetse n'ikibuga cy'indege kugira ngo perezida akore impanuka. Kubw'amahirwe burya ngo mu bantu bangaye burya ntihaburamo n'abantu bawe bakwemera. Neva rwose kubw'amahirwe yahise agira gutya ahura n'abagira neza nyine bakorara ku kibuga cy'indege, ewana na pilote we babikora neza cyane, indege iraparika. Ariko akimara kumenya ko ibyo bintu byose Prime Niyongabo yabigizemo uruhare, Mana nyagasani, anga Prime Niyongabo ndababwiza ukuri, mwitegure mu minsi mike muraza kumva inkuru mbi uko byagenda uko kose. Neva nta miyaga ari bushyiremo, no Angelina Darish ngakimara kumenya ko ibyo bintu bifitemo uruhare bati nanze itegeko mumurasa ntago kumurasa byo byapfa kwita bishoboka ko kanya, ahubwo barakoresha tekinoloji zose zishoboka. Uvuga ngo ubwo yabivuze ubu biri muri plan, hanyuma Neva ntiyamurasa ahubwo aramukubita ikirozi tayari ubu ngubu ndakwica cyangwa unyice, ninde uri hasi ninde uri hejuru, uko nguko ubundi niko twita tubivuga. Hanyuma rero tugaruke kuri bya bikoresho by'Abafaransa waruvuze warukomojeho. Ibikoresho by'Abafaransa nibyo byari byaje gukora ishyano, harimo n'utuntu ngo tw'ubutasi ariko twatase ngaho Makenga yaraherereye. Ndaje mbabwire uko byagenze. Noneho ibikoresho byambutse byaje yitwa hano muri Kingwengwe, ahangaha ni ruguru gato y'agace bita Tema ndetse na Kawezi turi hejuru y'umujyi wa Uvira. Utu duce twose rero niko bazanye baje kurindamo bino bikoresho n'ubundi by'abasirikare b'Abarundi ndetse bahawe n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse n'igihugu cya South Africa. Noneho abacanshuro bifatanyije n'abasirikare b'Abarundi kuri misiyo bahawe ngo bivugane Makenga kuko bakekaga ko yari ahantu bita hano neza muri Nyangezi, ni hepfo gato y'umujyi wa Uvira, abahazi barahazi. Noneho bari bapanze igico cya danje cyo kuza kumuteka kumukubita nyine muri ambushi ngaze kuyigwamo. Ariko biza kurangira uyu mugabo nawe abaye umunyabwenge ukomeye cyane, aravuga ati giye rwose ibintu byo kuvuga ngo murantiga igico ntibishoboka, ati reka apana. Makenga burya bagiye kumutega we dahari, uriya mugabo wamenya ahantu aba. Makenga bashatse kumwica ariko biza kurangira Makenga nawe burya ari umuntu mubi cyane, yamaze kuva muri ibyo bice atakiri ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Asanga yaranavuyemo kera atari, ndetse amakuru tunafite nuko ari amakuru yagiye atangazwa ngarahari kumbe uyu mugabo nta nubwo ahari. Mwibuke neza ruswa zagiye zitangwa, bahereye kuwo bita Imani Nzenze, baza kuwo bita Colonel Wiringoma, uyu nguyu rwose umuvugizi w'igisirikare cya mama 23 babaha amafaranga kayabo menshi nawe amwe umvuvaho bati bayampaye kweri baramubwiye ati ngewe babwiye Wiringoma ati niwemera kuri aya mafaranga yaguha ndakugira umuyobozi ukomeye. Ahubwo ngo ngaramwima ari nabo numvise yabibwiye Wiringoma ndamwubakira inzu y'agatangaza amuhe n'amafaranga. Noneho kandi nanone n'umuntu we hafi noneho afata n'uwo bita Imani Nzenze aramubwira ati wowe n'umuryango wawe wowe Tshisekedi ntago natatira igihango rwose sinahemukira mutaramu wanjye, afande wanjye, afande twarurwananye, afande twaryanye imyanda. Tshisekedi wari uhari ibyo bintu biba, wari uhari nge turyana imyanda na afande Makenga wari uhari. Ibyo ngibyo nibyo Colonel Wiringoma yagiye asubiza Tshisekedi. Noneho bageze ko bita Imani Nzenze aramubwira terega ati yo Kinshasa utubwira uri kunshukisha umbwira ngo uranjyanayo mu muryango wanjye urawimura, ati nejo mu gitondo, ati ko wibagirwa vuba Tshisekedi, ati nejo mu gitondo turahari. Bara Pacifique je turi kuri top kuri top Kivu narakubwira tere gihe uzajya kumva ngo Tshisekedi arakase gatoya avuye muri douche yikubisa sayitapfa azaba yishwe n'iki n'amarozi
aya marozi stress n'ibibazo aya ntago ari amarozi azayishwe n'iki tubyihorere yega nuza wamwishe nyabone kuramenya utazica perezida operasiyo ya bakagufunga danje tayari reka tutegereze tuzarebe uzi ikintu cyantunguye mugabo Imana nze nzamubweterega ntivubanga ati ryamusinzire ukaguke tukuri hejuru ati urankangisha Kinshasa wowe kandi ndi hafi kuyigeramo so babonye barasoho bita paruku uriya munyamakuru wari wijoining ya FC turagira ngo n'abandi bazabarasa amasasa 7 sha hose sha hanyuma rero tugaruke ku rupfu rwa Makenga Makenga rwose bari bamuhitanye oya tugaruke ku rupfu rwa Nuze rwa Kabila se rwa Kabila oya Kabila ndaje tumusorezeho kuko iyo nkuru ndakeka bayumvise no kuri Top Kivu nigeze kuyivuga ariko reka mbabwire Makenga mwo kabyara mwe bari kumushakisha bakoresheje za drone zimwe z'abacashuro bari barazanye mu iminsi ishije nizo bashatse gukoresha ngo bivugane uyu nguyu Sultan Makenga zimwe zasakutse kuzo twirwanaho yahanuye zimwe zasagutse uno munsi nyine kuzo twirwanaho yamanuye ko bibaye mukanya gato ku masaza saa 9 saa 11 gutyo noneho Makenga batekereza ko yari hano za hano hepfo za Nyangezi hepfo ya Bukavu aho yarari bavuga yuko ariho ari nyine ari gukomandinga urugamba ariko mu byukuri amakuru ndi kubahereza atari ivumbi haremeza neza ko Makenga yari yamaze kuhava hanyuma rero katwigire kuri drone uno musi zarashwe twite dusoreza kuri uyu mugabo tugaruke no kuri Joseph Kabila kuri FARDC nazo ngo bwana Pacifique ejo twaze tubabwira ko Wazalendo arizo zanze kumva mu mujyi wa Uvira no mu bindi bice nka Makobora n'utundi duce nyine nka Kara ariko ubu tuvugana andi makuru ufite nuko FARDC nazo zanze kuvamo bose banze ariko none no musi twirwaneho tubabwira ngo coup de chapeau ku basore b'amadubu bitewe n'ibikorwa bakoze nyuma ko bakuyemo Poezero bagakuramo n'utundi duce twaho bita kwa ba Murima hose bakaba bahageze uyu munsi bakoze ibikorwa byiza kandi bitangaje utuvugana rero turabwiye ngo coup de chapeau tubakubitira saluti z'abasivili ni s'abasivili saluti z'abasivili bazigera nuko bayitera bayiteza ukuboko saluti y'abasivili bagira ngo saluti y'umusivili nuko bayitera uracyafite kwiga uracyafite kwiga ese ngende umusirikare niko bakubeshye ngende umusivili ariko ku mutima ndi umusirikare muri make nubwo wenda nshobora gutera saluti nabi ariko message iba yatambutse hanyuma rero siba yatambutse se bari abasore rwose bakoze akazi hariya rwose kubwo gutabara abacecuru n'abasaza abana n'abakobwa bafatwaga ku ngufu nazirankora busa impamo y'Imana bwana Pacifique najyaga numva ngo umujinya urakubitisha najyaga numva ngo umujinya urakubitisha ariko hariyaho ahubwo umujinya watumye oya ntago uri ari umujinya oya babyita gusaza imigeri kwirwanaho urabona umuntu uri gupfa nyine bari wamubona iyo umuntu ari kwirwanaho uzi umujinya bafite oya ntago ari umujinya ubuvuga ati n'ubundi no wanda aranyica reka nwane natanyica ndamwica aho ngaho rero nibyo bavuga ngo kwirwanaho yitwa twirwaneho niba bavuze ngo twirwanaho ni ukwirwanaho ngo badapfa bashaka nyine kuguma kubaho kandi bazajya babaho uko birwanyeho twirwanaho niyo mpamvu nababwiye ngo coup de chapeau kubw'ibikorwa mwakoze ntago mwakoreshejwe n'umujinya ahubwo mwakoze ibibarimo kubera ko mwashakaga kurengera ababyeyi banyu ndetse n'abakobwa banyu umugoroba burya tumaze gutandukanaho gatoya nabyinye ku gisirimba nawe suzi kubyina igisirimba badi igisirimba zikugibyina cyane ubu ngubu ejo uzaze kuri kamera utubyinire uzaze utubyinire igisirimba uvuge ngo niyamamare haleluya mana niyamamare imana yamamare kabisa kubwo gufasha intare za Sarambwe ndetse no kuba mu ruhande rwa twirwaneho so ndi umunyamakuru ariko simba mu mpande wenda zabo bose ariko reka nkubwize ukuri ibishimwa tujye tubishimwa ibigaya tujye tubigaya niyo mpamvu ndi kuvuga ngo kudesha po kuri twirwaneho kuko sinaza gushyigikira ngo nje gushyigikira umuntu wishe umuntu kuri mikoro za menya news nguze kuvuga ngo Wazalendo ngo ni oya none se barabanyagwa bica abantu naza kuba ariko twirwaneho n'abantu birwanaho ntabwo twirwaneho nari nayibona yica umusoviyere cyangwa muhohotera ndetse n'ikimenyimenyi dore nk'uyu munsi bakubisa abasirikare babantuze urumva ariko babifurije bababwiye ati rwose pole sana mwihangane bwana Safari reka rero dusoza amakuru yacu arabura nk'iminota nk'ibiri kugira ngo dusoze amakuru yacu
turimo tubwira inkuru ya Nuza ya Kabila tuyasoza rero reka tunyarukire Ethiopia nanone akose noneho ibi bihugu iki gihugu ko cyabera imishyano nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hakomotse noneho Perezida Joseph Kabila Kabanga yari yagiye guhura n'ishyaka rye rishyashya aherutse gushinga ameshoninze izina ngira ngo abarize ubwo murarizi ariko giye noneho sindivuze bitewe n'impamvu runaka ubwo yaragiye guhura na bamwe mu bayobozi biri shyaka cyangwa bamwe mu banyamuryango biri shyaka ryiwe yapangiwe igico na Perezida Evariste na Perezida ngo Evariste Ndayishimiye ko no munyagwa akunda kunzamo uno mu Perezida bambe sorry mumbabarire sinjya nkunda gutukana ako noneho satani ndi kuntera muri iyi minsi sinzi yariyo nyakwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi yari yamuteguriye kumwica ariko Joseph Kabila Kabanga atabimenya nyuma yuko rero uyu mugabo agiye guhura na bamwe bo mwisha na bamwe mu banyamuryango b'ishyaka rye yajyanye hari n'abanyamakuru bagiyeyo bahageze baje kumwakira ngo bamubaze utuntu tw'utubazo kumba abanyamakuru bari bagiye bafata imbunda barazishwanyaguza muri cyagiye babasaka ntibazibona babona nyina ari udukoresho twa kamera noneho bahita baziterateranya vuba none bose bari bishyuwe ko ari bumwice ari buhabwe hafi 65 by'amadolari y'amanyamerika uwari bumwice ari bumurasa akamwica nyine yari yahabwe hanyuma n'abandi bakaza guhembwa mu nyuma 60 na aya n'amafaranga menshi cyane ku nyeshyamba zara muri Ethiopia rwose zitaziyakorera ku bwinshi hanyuma rero uyu mugabo baza kumupangira umutego wa danje wakasamutwe ngo bamuhitane ariko ntago bibakundiye tunashima Imana kabisa ko no mugabo akiri muzima dore ko nubwo yarwanyije ntari za Sarambwe kuva kera nawe ariko mu nyuma yaje kubona ko ibyo yakoze ari amahano maze aza kwihuza nabo ndetse anabana nabo hano mu mujyi wa Goma bigaragara ko akababaro kabo noneho akazi aramutse afashe ubutegetsi ntago yakongera kubiryaho nkuko yabiriyeho haba mu misi ya uyu mugabo rero bikavuga ko yari yagiye kwicwa ndetse akicwa n'itsinda ry'abanyamakuru ryari ryaje kumubaza amakuru ryari ryitwaje intwaro z'amapistori ziriho amasirasiye ndetse bamurashe amasasu abiri gusa amuhisha batamuhamya ndetse uyu mugabo akaba yacitse n'imodoka yacikiyemo bakagenda bayirasa urusorongo gusa nk'umunyapolitike nk'umuntu uzi ubwenge yari yamaze kuba ata umuhanda bakekaga kari bucemo yicira mu wundi muhanda ndetse n'akamodoka gasanzwe kugeza ubu ngubu rero ntago haramenyekana aho uyu mugabo yaba aherereye ubwo turacyakurikirana amakuru ngo tumenye uko byifashe hanyuma rero bwana Safari reka dushimira abakunzi bamenya News TV twabwate murakoze cyane nawe reka ngushimire murakoze cyane nshimira n'abakunzi bacu Imana ibarinde turabakunda cyane bye bye